gutura mu buzima bwejejwe. Simpakana ko twabaye justifiye, twejejwe, twatsindishirijwe n'igitambo kimwe kizima cya Kristo, ariko ntiyadutsindishirije ngo dukomeze kwiberaho uko dushatse. Ikindi, nta kibazo dufitanye n'Imana yacu, ariko duhanganye n'ubwami bw'umwijima. Iyo ukina n'ibyaha uhinduka igihombo mu bwami bw'Imana. Iyo ukina n'ibyaha ijwi ryawe ntiriremerera ubwami bw'umwijima, ntacyo utwaye Satani. Bamwe rero bashoboye gutsinda ibyaha, imibiri yabo ituye irezwa uko bashoboye. Iyo batokoje umwana wabo n'Imana barihana, ariko bafite icyaha cy'ubunebwe bwo gusenga. Hanyuma abandi nabo barasenga ariko basengera ku manyanga. Dukeneye byombi inshuti z'Imana. Mureka twinginga Imana ho gatoya, ndakwinginze Imana idukize icyaha cy'ubunebwe bwo kudasenga. Imana idukize gutegekwa n'inda. Igihe wagennye kwiyiriza, igihe Umwuka Wera yakurembuje, ujye ubibasha. Igihe cyo kurya jya urya nyine kuko uri muzima. Igihe cyo kwiyiriza wiyirize. Hanyuma wa muhungu we, wa mukobwa we, wa mugore we, wa mugabo we, umaze imyaka mu nzu y'Imana ariko ukaba ugikina n'ibyaha, tugiye gusaba ubuntu bw'Imana uyu mugoroba. Ubuntu bw'Imana, rya jambo dusoma muri Tito, turi busome no mu Inyigisho, nibidukundira umwanya bikavamo. Ubuntu bw'Imana, bwa bundi butuma abantu bakizwa, bwarabonetse. Ntabwo bwagarukiye, butwigisha kurekeraho kutubaha Imana, bukadutandukanya n'urukundo rw'iby'isi. Kandi ntibigarukira ngo tuba dutegereje bya byiringiro byo kuzaboneka k'umukiza wacu. Ntabwo turi abantu batuye intanga bazagarukira intanga. Turi mu rugendo, umunsi umwe Yesu azaza kudutwara. Ariko ndakwinginze usaba ubuntu. Mwibuke ko twatangiye tuvuga ngo utaratwimye umwana we ntacyo yatwimana nawe. Ndagira ngo musabe ubuntu bwo gucika kuri icyo cyaha, bwo gucika kuri iyo ngeso. Umusabe ubuntu bwo gukerensa, bwo gukinisha ubuntu wagiriwe, ukajya muri randevu bizi neza ko zanduye, zijijagaraye, zirimo akajagari n'umwanda. Ibintu utatinyuka gukora mpari ukabikora uri kumwe n'Imana. Ibintu utakwandika ndimo kubisoma ngewe pasiteri wawe, ukabyandika Imana iguhagaze hejuru. Nta nubwo iguhagaze hejuru gusa, iri imbere muri wowe. Saba ubuntu bw'Imana. Mwuka Wera ndamwinginga agutera inyota, agushyiremo guhurwa. Bibiliya ijambo ry'Imana muri icyo cyanditswe cyo muri Tito yaravuze ngo yaduhaye guhurwa, kuzinukwa. Mwuka Wera akuzinure, aguhe kuzinukwa umwanda wose, ibintu byose bitajyanye n'uwuriwe. Reka twongere twinginga Imana ho gatoya. Data, duciye bugufi imbere yawe, waraturembuje, uraturarika, utugirira ubuntu, utubitsa ubwiru bwawe. Twumva amagambo yawe, uduha agakiza, uduha umwana wawe. Ntiwadukijije nk'abakuwe mu muriro. Iyo udukiza nk'abakuwe mu muriro, uyu munsi twari kuba duhari, twaba twaragiye kuruhuka mu gituza cya Abrahamu. Ariko waduhaye agakiza, utwongera iminsi yo kubaho, kugira ngo abari twebwe ukirisha iki gihugu, abari twebwe ukirisha generasiyo twavutsemo, abari twebwe uca muzana impinduka mu miryango yacu. Tuje gusaba ubuntu uyu mugoroba, ubuntu budutandukanya n'intege nke zadutinzeho, bigatuma tutakubera abumumaro. Dutabare mwami w'aba, dutabare mwami w'aba. Udukize gutegekwa n'inda, udukize ibitotsi by'ubupfafa, udukize icyaha cy'ubunebwe gituma tudasenga, gituma tutaba mu ijambo ryawe, gituma tutamenya ibyawe, gituma tutagushakana umwete. Ndagusaba ubuntu mwami w'aba, ndagusaba ubuntu uyu mugoroba budutandukanya n'ibyanduye byose. Tumeze nk'abana barimo bakina, batazi ubwami turimo, batazi ibyo turwana nabo. Dufashe isuka tureba inyuma. Tugira iminsi yo kubyuka n'iminsi yo gusinzira, dufite iminsi yo gushyuha no gukonja. Ntitwamenye icyo twaguzwe. Duha ubuntu muri iyi nzu mwami, duha ubuntu kuri iki gicaniro. Ndakwinginze mwami w'aba, ndakwinginze mwami w'aba, ndakwinginze nyaguhora ku ngoma. Duha ubuntu mwami w'aba, duha ubuntu butuma umuntu atandukanywa. Duha ubuntu
butuma ishyaka ryawe rigurumana mu mitima yacu, rikadukura muri zone comfortable, rikadukura mu bimenyere. Dukize kugwingira, dukize kugwingira, dukize kugwingira mwami wawe. Kora ku maso yacu, haraho nitubona, haraho nitubona mwami, turamenya igihe duhagazemo. Duhumure, dore turahumye, turi impumyi zirandatse izindi. Duhumure, ntitubona by'isi y'umwuka, ntitubizi, tugenda tureba ibigaragara, nyamara batubwiye ko dukwiye kureba ibitagaragara. Duhumure nyaguhora ku ngoma, tugirire imbabazi, utuzuri, twe guhera ahantu hamwe. Twakomeje kuba bakwiriye kuramizwa amata y'umwuka, nyamara twari dukwiriye kuba tumaze guca akenge. Natwe twari kuba turabigisha abandi, natwe wari kuba urimo kudutuma. Tugarukeho mwana, tugarukeho kubw'imbabazi zawe. Ndagushimira ubuntu bwaduhesheje agakiza. Reka budukuze, bumanuke mu mutima wa buri muntu wese, bumanuke mu mitima yacu, budukuze, buturenze aho turenze, buturenze aho duheze, buturenze aho twagandariye, buturenze aho twasibiye. Ubuntu bwawe mwami, ubuntu bwawe uyu mugoroba. Amaraso yawe nadutandukanye n'ibyanduye, naca iyo migozi, natubera igisika gituma tudasubira hasi, natubera igisika gituma tutamera nka zambwa zisubira ku birutsi, natubera igisika gituma tudasubira hasi. Amaraso yawe mwami Yesu, amaraso yawe, amaraso yawe adutandukanye n'ibyanduye byose, maze duhinduka abihariwe nawe, abihariwe nawe, abihariwe nawe. Udukize urukundo rw'iby'isi, udukize kwita kuri ku cyo abantu batuvuga, people's opinion, kuruta icyo wowe uvuga. Ijambo ryawe ryaratubwiye ngo ntibishoboka ko umuntu yamaranira gushimwa n'abantu, narangiza azashake kunezeza wowe. Turengere kubw'imbabazi zawe. Urakoze, urakoze ko wumva gusenga, urakoze ko ari wowe udukiza, urakoze ko wowe watangiye umurimo mwiza muri twebwe. Turabyizeye, uzakomeza uwushorere, uwusohoze kugeza ku munsi w'umwami wacu Yesu Kristo. Tuzamurikirwa data, tudafite umunkanyari n'ikizinga. Komeza utweze, udutunganye rwose. Wibonera abahungu n'abakobwa bamaramarije kuba bawe kuri iki gicaniro, babaye nk'ibiharamagara, bavuze ngo nta cyatukura mu rukundo twakunzwe, bavuze ngo nta cyadutera kureba inyuma, bavuze ngo ntiturabo gusubira inyuma ngo turimbuke. Ibonera abo bahungu n'abakobwa hagati muri twebwe. Urakoze papa, mu izina ryawe Yesu dusenze, amen. Imana ibahe umugisha. Haleluya. Yesu aguha umugisha, wagize neza guhitamo kuba mu nzu y'Imana muri uyu mugoroba. Haleluya. Nkuko twari twabivuze, amasengesho asoza ku kwezi kwa 12 tuzayakora kuva ku wa mbere. Tubibwirane kuko ubundi twajyaga dukora uwa mbere wa nyuma soza ukwezi, ariko kubera ko uwa mbere wa nyuma tuzaba twageze muri za Noheli, twashimye kubikora itariki 18, 19 n'itariki 20. Tuzaba dufite ibihe byiza byo gushima Imana yabanye natwe umwaka wose. Tuzaba dufite ibihe byiza byo kuragiza Imana umwaka utaha. Haleluya. Tuzasenga, tuzaramya Imana, tuzaba mu ijambo ry'Imana, tuzabana n'abavandimwe muri Elayon. Turagusaba kudutumirira abandi, kandi utumire no mu rugo rwawe. Ugende winginga umugabo wawe cyangwa umugore wawe cyangwa umuvandimwe cyangwa umubyeyi, utajya uterana natwe, umwinginge rwose. Tudore umwaka urarangiye kandi nta n'ahandi ateranira ngo abe ariyo rwose. Umwinginge utumwaka nturangire utambereye umushyitsi. Muzabikora. Haleluya. Tubasengere, tubahamagare, hari igihe umwami Imana yabakoraho
bakarangiza uyu mwaka nabo bahaye Yesu ubuzima bwabo. Haleluya. Niturangiza ayo materaniro y'itariki 20, tuzongera duhure ku itariki 27 kuri Noheli, muzasengera mu nsengero zanyu. Hanyuma tuzongera guhura ku itariki 27 ariko wa gatatu. Imana nishimwe. Haleluya. Reka tuganire ku magambo mfite ku mutima wanjye. Ese munabyibuka ko kwa gatatu ari umunsi wo gusenga no kwiyiriza mu barinzi? Hari abantu bakibyibuka? Nka muzamure turebe bakibyibuka. Imana nishimwe. Hari abantu se bakibikora? Umwami Imana yongera twegure ababyibagiwe, abaryamye, ababyukana inzara saa 11 za mu gitondo. Umwami Imana yongere atwegure. Sibyo nshuti z'Imana? Umwami Yesu abahe umugisha. Haleluya. Reka tuganire ku magambo nahaye umutwe uvuga ngo nawe watunga imbaraga. Amen. Mu by'ukuri ni nk'inyigisho ni kugira ngo dukangurirane, duhamagarane, dukanguke, twongere tumenye ko Imana yacu itabuze imbaraga. Umva nshuti z'Imana, yaba itorero rifite intege nke, yaba abera dufite intege nke, ntibyigeze bihindura imbaraga z'Imana. Munyumve neza nshuti z'Imana. Haleluya. Yesu ko yarari niko akiri, niko azahora. Rwose imbaraga z'Imana ntizigeze zigabanuka. Wakwinanirwa ku giti cyawe, nakwinanirwa ku giti cyanjye, ariko imbaraga z'Imana ntizihinduka. Haleluya. Hari igihe rero ibihe byo gucogora no gucika intege bitera abera kwibaza ko Imana itagifite imbaraga kandi ko itakizitanga. Ibyo ntabwo ari byo. Haleluya. Nifuza kuguteza umwete wo kongera kwifuza gutunga imbaraga z'Imana nk'uko ziri, nk'uko tuzisoma muri Bibiliya, muri wowe utarebeye ku muntu n'umwe. Imana ishimwe cyane. Hari igihe wandeberaho kwigarukiriza bugufi ukagira ngo buriya ni hari abagarukira. Haleluya. Mu bintu ijuru ritaduhishe nuko ubu bwami twinjiyemo cyangwa twavutsemo ari ubw'imbaraga. Haleluya. Imana yaba yacecetse ntabwo irinda kwisobanura. Ngikubwira ngo burya ngo ndi umunyembaraga ngo nubwo ncecetse nta bisobanuro ikeneye kuduha. Imana ni inyembaraga. Haleluya. Ntiyihonga, ntiyigura. Imana yuzuye imbaraga, kandi biri ku isi byose n'ibiri munsi yayo byose irabigenga. Haleluya. Ishobora guhitamo guceceka, ishobora guhitamo gukora, iracyari inyembaraga. Ntubyitiranye. Haleluya. Nahirima nkava mu byizerwa, iracyari inyembaraga. Ntubyitiranye no kunanirwa ko bitwa abakozi b'Imana, ntubyitiranye n'itoro ryabivangavanze, ntubyitiranye no kubona umuntu yakorera Imana akongera akavangamo n'ibya Satani. Imana yacu n'ubwami turimo buracyari ubwami bw'imbaraga. Haleluya. Nta nubwo buhanganye n'ubwami bw'umwijima. Umva mbabwire, umunsi buzazinga byose birangiye, buzabuha Satani bumunaga agomba kujya, nta minota, nta segonda, nta maboko akomeye. Ntabwo ubwami bw'Imana buhanganye n'ubwami bw'umwijima. Haleluya. Ngo ejo tutazagira ngo ubwami bw'umwijima bufite imbaraga, ngo burimo burananiza ubwami bw'Imana. Oya. Guhangana n'ubwami bw'umwijima ni umurimo wacu. Gucogoza abakozi ba Satani ni umurimo wacu. Gucogoza imirimo ya Satani ni umurimo wacu. Iyo twagwije imbaraga, imirimo yabo irimuka cyangwa ikananirwa. Ntabwo ubwami bw'Imana buhanganye n'ubwami bw'umwijima ngo bibe byagira naho bihurira. Imana ishimwe. Haleluya. Ni wowe Imana ifite yarwanisha. Niyo mpamvu ukeneye kugwiza imbaraga byihutirwa. Narimvuze ngo si ngombwa ko Imana igusobanurira byose uko bizagenda. Nta deni ryo kwisobanura igufitiye, ntaryo ifitiye, ariko yizeye imbaraga zayo. Haleluya. Hari igihe umuntu yumva Imana imugomba ibisobanuro. Nagira ngo mbabwire ko Imana nta bisobanuro itugomba. Yacecetse ni Imana yuzuye imbaraga. Haleluya. Yabikoze muri sovereignty yayo, mu budahangarwa bwayo no kwigenga kwayo, iracyari Imana yuzuye imbaraga. Imana nishimwe. Iyo imitima yacu yabimenye irabanza igatekana. Haleluya. Hanyuma kwitoza gushaka izo mbaraga, ariko iri mu gutekana n'amahoro menshi. Impagarara zikwambura imbaraga, impagarara zituma Satani akubasha. Imana nishimwe. Haleluya. Kubyo utumva mu migambi y'Imana n'imikorere y'Imana, ndagusaba kwemera nk'uko Mariya yabyemeye. Marayika asanze Mariya muri Luka 1:34-35. Muzi ibintu bikomeye yari amaze kumubwira. Yarambwiye ngo azabyara umwana ufite ubwami butarangira. Ariko ibyo bintu murabyumva? Umukobwa usanzwe ngo azabyara umwana ufite ubwami butarangira. Yumva ni byinshi, yumva birakomeye,
hanyuma Mariya arabaza kuri 34 ngo Mariya abaza marayika ati ibyo bizabaho biti ko ntararyamana n'umugabo. Ubu dufite ibintu byinshi mu mitwe yacu twibaza ngo bizabaho biti. Nawe urabifite cyangwa ni njye nyine? Nkabituruka ibumoso n'iburyo nkabona ntaho byaca. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma marayika aramusubiza ati ntiyamubwiye ati hazabanza iki bizagenda uko, yamubwiye ibanga rimwe ariryo dukeneye nk'itorero, ariryo ukeneye ku giti cyawe. Ngo aramusubiza ati umwuka wera azakuzaho n'imbaraga zisumba byose zizagukingiriza, nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Haleluya, haleluya. Marayika aramusubiza ati ntiyamubwiye ati Mariya uzagwiza imbaraga, ntiyamubwiye ati Mariya uzagira gutyo uhinduke wari mugufi be muremure, ntiyamubwiye ati Mariya uziga teoloji, ntiyamubwiye ati Mariya bizagenda gutyo uzasenga cyane. Yaramushubije ati umwuka wera azakuzaho. Haleluya. N'imbaraga zisumba byose zizagukingiriza, nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Reka duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Nta bundi bukoryo, nta yandi manyanga, nta handi bari guca, nta kundi bari kubigerageza. Umwuka w'Imana wari uhagije kugira ngo ibidashoboka bihinduke bishoboka. Haleluya. Torero ry'Imana niwe dukeneye. Dukeneye umwuka w'Imana kugira ngo ibidakwirwa mu mutwe wawe, ibidakwirwa mu mutwe wanjye, ibyo mbona bitagishobotse, ibyo nibwira ngo ntibizaba muri generation yanjye, dukeneye umwuka w'Imana, nabizamo bizakoreka. Imana nishimwe. Haleluya. Nagusabaga rero ngo mu bintu tumva, urimo urabara n'imwaka 2023 irarangiye nyine. Haleluya. Namenye ko mu ijuru batuye mu bihe by'iteka. Ntibazi December, ntibazi January, ntibazi February. Ngo none wewe bahangayitse ngo avuge ngo yiwe ngo 31st niba ari 31st niko yitwa harya. Yendi y'ubunani. Ngo wewe bahangayitse bavuga ngo yiwe ngo 31st ngo iratugeranye. Nta bwoba bafite, bari hejuru y'ibihe. Haleluya. Ntibagengwa na za December. Shira ubwoba utekane mu mutima wawe niba ufite Imana igenga ibihe. Haleluya. Wewe wishakira imbaraga no kuzigwiza. Imana nishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Revo ya mbere yo guhura n'izi mbaraga turimo tuvuga, revo ya mbere yo guhura n'imbaraga ze ni ukwivomera izagukiza wowe. Imana ni umutunzi w'imbabazi, ntabwo imeze nk'abashebuja b'abantu. Shebuja w'umuntu ashobora kuguha ibifaranga byinshi ushira undi muntu wowe utarahembwa, akagutuma ukajya kugura ibintu ukagarura muri kampani wowe utarahembwa, kandi no wohembwa make ni nawe bigoye kwishyura inzu, ariko umushebuja usanzwe ashobora gukora ibyo. Ntabwo Imana yacu ari uko imeze. Haleluya. Revo ya mbere yo kuvoma imbaraga Imana yagennye ni izigukiza wowe, ntiyagusimbutse ngo itugutume ku bandi. Imana nishimwe cyane. Ntishaka ko dutwara inkuru z'impuha, ntishaka kujya kuvuga ibitaragukoreye, ntishaka kujya kuvuga ibitaragutabaye. Ni wowe rero wihutirwa igaragaza ubutabazi bwayo. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Nuvuga inkuru z'impuha uzazivuga umwaka umwe, nuvuga inkuru z'impuha uzazivuga byaciyemo, ariko nizikubana impuha ikindi gihe bizaba byacuramye ubiceceke. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Revo ya mbere rero yaho kuvoma imbaraga ni izigukiza wowe. Haleluya. Luka 5:17. Amen. Ariko nubwo bazanye ibyuma bishyashya baranyishe, sindimo kwiyumva, ijwi rirasaraye, kandi ubwo wabona mwebwe ndimo kubasakuriza. Murebe uko muntabara. Ngo nuko ku munsi umwe, Luka 5:17, ngo nuko ku munsi umwe muri iyo yarigishaga, abafarisayo n'abigisha amategeko bari bicaye aho bavuye mu birorero byose by'i Galilaya n'i Yudaya n'i Yerusalemu, kandi imbaraga z'umwami Imana zari muri we zo kugira gute, zo kubakiza. Bari bicaranye n'imbaraga zo kubakiza. Bari bafite uburenganzira bwo kuvomaho no kutamenya ko bavomaho, bagasubirana ingorane zabo n'ibyaha byabo batabimenye. Muranyumva nshuti z'Imana? Aha hantu Yesu duvuga muri we harimo imbaraga zo kudukiza. Haleluya. Umwe ashobora kuvoma, umwe agakoraho, undi akakira, undi ntiyakire, agasubirayo nk'uko yaje. Bari bicaranye n'umuntu muri we harimo imbaraga zo kubakiza. Bamwe basubiranayo ibyaha byabo, abandi basubiranayo indwara zabo, abandi basubiranayo kugorwa kwabo, ariko muri Yesu harimo imbaraga zo kubakiza. Haleluya. Muri uyu mugabo harimo imbaraga zo kudukiza ibyaha,
harimo imbaraga zo kudukiza imivumo, harimo imbaraga zo kudukiza agahinda, harimo imbaraga zo kudukiza kubura amahoro, harimo imbaraga zo kudukiza kubura ibitotsi. Iyi miruho abera bicaranye muri Yesu harimo imbaraga zo kubakiza. Haleluya, haleluya, Imana nishimye. Muri Luka 6 nanone umurongo wa 19, w'abantu bose abantu bose babariye bano bantu, abantu bose bashaka, twagezeyo Luka 6:19, abantu bose bashaka kumukoraho uko imbaraga yagiraga gute, yamuvagamo ikagira gute, ikabakiza bamwe bamwe. Zari nke ku buryo zasimbukaga umwe zikagera ku wundi, zari zihagije, ziracyahagije. Unyemerere ntugarukire bugufi hamwe n'Imana yawe, nagira ikintu cya Satani utunga muri wowe. Dufite umwami muri we, harimo imbaraga zo kutukiza twese. Haleluya. Ntabwo avuga ngo bari bo baje mbere, ngo barero ngo nibo turi bubanze. Ibyo ni ibyacu tuba dusaranganya, ibintu bitavamo dusaranganya, ariko bafite imbaraga zihagije zo kudukiza. Imana nishimwe. Ngo abantu bose bashaka kumukoraho kuko imbaraga yamuvagamo ikabakiza bose. Nubwo imbaraga yamuvagamo ntiyigeze avuga ngo imbaraga zinkamyemo, ngo imbaraga zinshizemo, abaje mbere nibo bari bukire, abaza nyuma basanze zashizemo. Oya, Yesu Kristo yari ari kera, niko ari na n'uyu munsi, niko azahora iteka ryose. Ahubwo mwegere wivomere ibyo kugukiza wowe udatunga ubukristo bw'ibihuha, udatunga ubukristo wumvanya abandi, udatunga ubutabazi wumvanya abandi. Mwiyegerere ukuremo imbaraga zigukiza wowe. Haleluya, haleluya, Imana nishimwe. Biragoye ko umuntu yahamya ikintu kitakoretse mu buzima bwe. Burya ubuhamya nicyo buri cyo, ni ikintu cyakoretse mu buzima bwawe. Haleluya. Yesu ni wowe aheraho ubutabazi bwa mbere, revo ya mbere yo kuvoma imbaraga zigenewe wowe kwivomera ugakira ugatabarwa. Haleluya. Tubona wa mugore wavaga umugongo, wa mugore wari ufite cya kibazo cyo kuva amaraso. Tubona impumyi nyinshi, tubona abamugaye benshi. Bamwe bashobora kuba batarigeze baragwa n'ubugingo buhoraho, bamwe bashobora kuba batarizeye na Yesu, ariko baramwitabarije, arabatabara, arabakiza. Haleluya. Izi mbaraga kiza uzi ko azisuka ku bamwizeye, nabo byacanze. Nko wa mugabo muri Hano igice cya 5, utaruzi icyo akeneye, uzi ko bitamubuza kubakiza. Ubizi imbaraga zikiza n'abatamwizeye n'abatazi icyo bashaka, zigucike wowe umaze kugwiza ijambo ry'Imana mu mutima wawe, ubeho nkaho zidahari, ufite amakuru menshi wamenye. Haleluya. Uriya mugore mu nkuru dusoma muri Mariko, nubwo tuzibona ahandi henshi, yaravuze ngo yumvise ibya Yesu. Nagira ngo ufate umwanya, turimo turasoza umwaka, ntusozanya agahinda, ahubwo ufate umwanya wo kubara inkuru z'agakiza zose umaze kumva. Ufate umwanya wo gutekereza ku magambo y'Imana yose amaze kugera mu matwi yawe, maze ntubimenyere, ahubwo bibyaza umusaruro. Ngo yumvise ibya Yesu, araza aca mu bantu, amuturuka inyuma, akora ku mwenda we, kuko yari yibwiye, yari yaramenye imbaraga ziri muri Yesu. Yari yibwiye ati ninkora imyenda ye gusa ndakira. Hari abandi bantu ntekereza ko bari baturanye n'uyu mugore, hari abandi bantu babyigaga Yesu, muribuka ko bari bamubyiga, batari bitaye kuri izi mbaraga ziri muri Yesu. Waje gushaka iki kubarinzi ku nkiki? Imana ibahe umugisha. Haleluya. Ushaka iki mu nzu y'Imana aho uteranira handi iri? Ushaka iki iyo winjiye mu masengesho y'iminsi 3? Ushaka iki urimo usoma Bibiliya? Wifuza iki? Urimo urareba iki? Haleluya. Ibihe ucamo cyangwa abandi baciyemo byigukamura ngo bigutere kuyoberwa umwami mugendana. Uyu mugore yari yarumvise amakuru, aravuga ngo hari umwami ukiza indwara. Amaze kumva ayo makuru, we ayabyaza umusaruro. Sinzi ko hari umuntu wari waramubwiye ati yo bamukoze wo gusaba arakira, ariko yaje avuga ati imbaraga numvise muri we, ubushobozi buri muri we namenye, nimukoraho gusa ndakira. Ngo ari abyibwira mu mutima we, afata umwanzuro kandi bimubera uko nguko. Muri we harimo imbaraga zo kudukiza. Haleluya. Harimo imbaraga zo kudukiza indwara, harimo imbaraga zo kudukiza ibyaha. Iyo umuntu yakijijwe, umugozi w'ibyaha ntucike ku buzima bwe, ajya yibwira ngo Yesu ntakiza abantu ibyaha.
uburetwa ubwo ari bwo bwose bw'icyaha. Yesu afite imbaraga zo kubuca. Niyo waba warakibayemo imyaka cyarakwi wowe nacyo muvangavanze bitakivangurwa, muri Yesu harimo imbaraga zo guca umugozi no guca ubwo buretwa. Wikwemera kubiherana ngo ugire ngo uzafatana nabyo burundu, cyane cyane ibyaha byo mu ibanga. Niba hari ikintu kizana kubihirwa mu rugendo rw'agakiza ni ukugira icyaha cyo mu ibanga. Niba harimo ikintu gikamura uburyohe, niba harimo ikintu kimara ubushizi bw'amanga, ukajya ugira ngo abantu bakibonye. Ariko Yesu afite imbaraga zo guca uwo mugozi. Ntiwemere kuguma muri ubwo buzima. Haleluya, haleluya. Yesu yavuze ku bantu bamwe batamenye imbaraga ze, yakoresheje ijambo rishekeje rivuga ngo mwarahabye. Iyo tutamenya imbaraga z'Imana kandi turi mu madini bigisha ijambo ry'Imana buri munsi, iki gihugu kirimo amagambo y'Imana, ngiye kuvuga ngo kirimo ubutumwa bwiza, kirimo amagambo y'Imana, kirimo n'ubutumwa bwiza, kirimo imvange, ariko abantu basoma Bibiliya. Turumva amakuru y'ijambo ry'Imana, irizima irivanze, byose birahari hirya no hino, ababizi kubivuga neza, abagereranyije, abatabizi, byose biruzuye, ntacyo bitwaye. Ariko Yesu aravuga ngo niba uri mu idini ukaba uhura n'amagambo y'Imana ariko utazi imbaraga y'Imana, warahabye cyangwa warayobye. Niko yababwiye. Bari barimo kumubaza, ni muri Matayo 22 ndasoma 29 gusa. Bari barimo kumubaza b'abasadukayo batemeraga iby'umuzuko, bari barimo kumubaza ikibazo cy'ubwana. Bavuga ati si umugore ko yashatse umugabo wa mbere agapfa, wa kabiri agapfa, wa gatatu agapfa. Berekeje amaso ku bitagira umumaro. Iyo umuntu yahabye, iyo umuntu yayobye, yerekeza amaso ku bitagira umumaro, aho kureba icyamukiza muri Yesu, akajya mu mpaka z'amadini, akavuga abasengera n'abasengeranga, agatakaza icy'ingenzi. Aba nabo niko bari barabaye, kuko batemeraga iby'umuzuko, bamubaje iby'ubwana. Ngo none se ngo mu muzuko ngo uwo mugore azaba uwande? Yewe nkunda ibisubizo bya Yesu. Yesu arabasubiza ati mwarahabye. Tegereza ko guhaba nabyo byanditse muri Bibiliya, kandi tutangiye kubivuga vuba ngaha. Ngo Yesu arabasubiza ati mwarahabye kuko mutamenye ibyanditswe cyangwa imbaraga z'Imana. Mureke twe guhabira mu madini, twe guhabira muri ibi bicaniro dusengera, twe guhabira hano ku barinzi, twe guhaba, twe kuruha, twe kunanirwa tutamenye imbaraga z'Imana. Ni iki kindi twaba dushaka hano hantu niba tudashaka imbaraga z'Imana mu buzima bwacu? Iyi ntabwo ari club, ntabwo ari association, ntacyo byatumarira. Tugize nayo makarabo n'amasociation byaba bifite umumaro muke. Twaba twaraje gushaka iki niba tudafite inyota yo guhura n'izi imbaraga z'Imana ngo ubuzima bwacu buhindurwe na Yesu, bubemo ibimenyetso by'impinduka, kandi muri we harimo iki? Imbaraga zo kudukiza. Haleluya, haleluya. Uzutitaye kundi muntu wari we wese, uzushaka Yesu n'imbaraga ziri muri we zo kugukiza, kugira ngo utajyana inkuru z'impuha, ugira ngo ntakiza agahinda, ugira ngo ntatanga amahoro arenza y'isi ishobora gutanga. Mwabonye ibintu by'isi kuntu bijya bizana uburyohe? Imana yaguteye akantu wumva uryohewe, kumva biraryoshye, kumva ibinyamuneza. Imana iduha amahoro isi idashobora gutanga, miliyoni zidatanga, kubyara neza bidatanga, gushaka neza bidatanga. Haleluya. None ntiwemere kugarukira bugufi ngo utunge umunezero ungana n'udufaranga. Oya. Haleluya. Ubwami bw'umwijima bwahagurukije ibinyoma byinshi kugira ngo dukure amaso ku by'ingenzi, kugira ngo abera bahuge barangare, twe kubona imbaraga z'Imana mu buzima bwacu, kugira ngo tutajya kuri level zikurikiraho. Kuko itabonye imbaraga z'Imana kuri wowe zigukiza ibyaha, zica iyo migozi, ziguhesha amahoro warabuze, ntabwo ushobora kujya kuri level ikurikiyeho, ntacyo wajyanayo. Ubwami bw'umwijima rero bwateje kurangara. Ubu mu nzu y'Imana turarangaye we. Ushobora kwibera hano uzi urukweto nambaye, uzi ikanzu nambaye, ariko noneho sinamenye n'ukuntu yifashe, ugahugira muri ibyo, ukavuga utari ko buriya yayigira gutya. Tugatakaza icy'ingenzi. Abera bararangaye, ntube muri abo ngabo, tutatakaza icy'ingenzi. Ukajya kuri YouTube ukareba ibiganiro bishekeje, bitungura, by'impaka zidakiza, bitari mu ijambo ry'Imana, birimo nk'agace k'umurongo, ubundi hakaba amagambo yanjye gusa, hanyuma ngo ukumva ngo wumvise. Tugasubiza ibibazo bimara amatsiko, bidakiza, kuko ntibiri mu imbaraga. Ubu amagambo yacu nta mbaraga afite zo gukiza, ariko iri jambo
niyo mpamvu umwanzi yatuyobeje kugira ngo turiveho twivugire ibyacu, kandi ibyo byacu bifite amatitira apfuye baduteretseho nibyo abantu bakunda. Namwe muri aha ngaha muri mwe ababikunda, bigatuma tuduhera ahantu hamwe tukabonana n'imbaraga z'Imana, tugashyira amatsiko. Tansi yavutse he? Bimara iki? Ufite imyaka ingahe? Bimara iki? Yashakanye na se buri umugabo we buriya burakora wese bimara iki? Bikize iki? Tukabivangavanga. Amacano twe twahawe n'Imana ngo tuvuge ubutumwa bwiza, nkaba nkubise anniversaire yanjye ngashyiraho abana banjye n'imyaka yabo n'imyambaro, bimara iki? Hanyuma bera tukazerera. Umwanzi yabonye atatuboneye hamwe adutega ahandi, bigatuma tubura imbaraga z'Imana, tukaruhira aho twagenewe kuruhukira. Haleluya, haleluya. Ubwami bw'umwijima rero bwanyanyagije ibinyoma, bunyanyagiza ibintu bibahuza, bunyanyagiza ibihuza abana b'Imana bamwe kugira ngo badashyira amaso ku cy'ingenzi. Iyi neza y'Imana ya revo ya mbere dukuramo imbaraga z'Imana, twavuze ngo n'abasaga nk'abatayikwiriye. Muri buka umunyakananikazi wari urwaje umwana amadayimoni, ntiyari mu bakwiriye kugira ineza y'Imana muri ako kanya, kuko igihe cy'abanyamahanga cyari kitaraza, ariko amenya ko muri uwo mugabo harimo imbaraga zo kumukiza, amwizirikaho kugeza aho amukureho igita. Ubu urusha ubutwari n'umunyamahangakazi, wowe uri umwana w'amasezerano, wowe uri umwana w'Imana, wowe nanjye twayigijwe bugufi. Ubu turushwe ubutwari n'umunyakananikazi, tugumane ubumuga bwacu, tugumane agahinda kacu, tugumane gushoberwa kwacu, imbaraga zo kumudukiza ziri muri we. Ntubyemere, ntugarukire bugufi. Imana iguhe ishyaka, Imana iguhe kurakara kugeza igihe utungiye Yesu utari uw'impuha. Imana nishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ubu bwami bw'Imana nubwo tubuvugiramo amagambo menshi, ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo ntago ari ubw'amagambo. Mu Bikorinto ba mbere 4:20 ngo ahubwo ni ubw'imbaraga. Kubera ko tubuvugiyemo amagambo menshi, amazima n'atari mazima, twagezeho tugira ngo ni ibintu by'igipindi n'imvugo no kurushanwa kuvuga na eloquence. Wapi? Ngo kuko ubwami bw'Imana atari ubw'amagambo. Twabuvugiramo amagambo inzovu, ariko ubu bwami si ubw'amagambo, ahubwo ni ubw'iki? Ni ubw'imbaraga. Haleluya. Shakisha izi imbaraga kugira ngo utabarwe, utunge Yesu utari impuha, uhagarare mu bwami uburimo wese. Warabonye icyo bwakumariye, warabonye icyo bwakoze muri wowe, witeguye kwakira n'izindi mbaraga kugira ngo ubu bwami bugutume ubugendere utajyanye impuha, ujyanye ibyo wabonye byakoretse muri wowe. Haleluya. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo muri twebwe he kuba muvuga ngo gukizwa byaranze. Oya, ntibizanga. Paulo yabyandikiye itorero ry'i Roma 1:16 na 17, aravuga ngo rega ubutumwa bwiza nibunkoze isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Gukizwa ntibyanze, gukizwa birashoboka. Iyanshoboye ikamfata ikankura hahandi, imbaraga zayo ziracyariho, zagukiza, zakiza bene wanyu. Wishyiraho akadomo, wishyiraho akadomo. Ubu hari abantu twashyiraho akadomo ngo ntibakizwa, ahubwo bahuze n'ubutumwa bwiza, ahubwo bashyire ubutumwa bwiza, ahubwo boherereze ubutumwa bwiza. Erega ubutumwa bwiza ni bunkoze isoni. Kandi ubwo yabivugaga bamwe bamwemera, abandi batamwemera. Erega ubutumwa bwiza ni bunkoze isoni. Ndagira ngo nshuti z'Imana duhurira, ubutumwa bwiza nibwongere kudukoza isoni. Hari igihe rero utinda nko gusubizwa nk'akantu runaka, none ukajya wumva utinye ngo kuvuga Yesu. Nongera nkubwire ko Yesu adakeneye kwisobanura, kuko ngo watinze kubona akazi ntakeneye kwisobanura. Cyakora ubutumwa bwiza n'ubundi bwakiza abanyabyaha, kandi akazi utari wakabona. None rero bwaduteye isoni, tukumva mbese Imana turayibabariye, tukumva bazayiseka. Hari mwene nayo masengesho sinzi niba ujya yakora, najya nkanyakora, nkajya mbese mera nk'uyikanga, nkayibwira Imana abantu bazaguseka, dore niwe ugiye gukorwa n'isoni, ntiziyikora. Niwe ugiye gukorwa n'isoni, dore uratinze, kandi barabizi ko nitirirwa izina ryawe, ntinze kwishyura inzu, ubu bazavuga ngo iki? Ntikorwa n'isoni. Irihagije mu mbaraga zayo. Ubutumwa bwiza ni bunkoze isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Kuko muri bwo, umva ibintu biba muri bwo mu butumwa bwiza, kuko muri bwo ari namo gukiranuka
kuva ku Mana, guhishurirwa, guheshwa no kwizera, gukiranuka kutava mu mategeko, kutava mu kurangiza imirimo, guhishurirwa mu butumwa bwiza. Ngo kuko muri bwo mu butumwa bwiza, haleluya, ari namo gukiranuka kuva ku Mana, guhishurirwa, guheshwa no kwizera, kugakomezwa nako. Haleluya, haleluya. Gukiranuka kutavuye ngo nakoze itegeko rya mbere n'irya kabiri n'irya gatatu, ngo bibikiwe mu butumwa bwiza. Gukiranuka kuva ku Mana, guhishurirwa, niho guhishurirwa mu butumwa bwiza, tubuheshwa no kwizera, hanyuma bikanakomezwa no kwizera. Kwizera niko kubitangira, kwizera niko kubikomeza. Haleluya. Kuko ibyanditswe ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Imana nishimwe cyane. Ntihongere kuvuga ngo gukizwa byaranze. Yemwe bahungu banjye, bakobwa banjye, mu kivangavanga kwa kundi, nagira ngo nguhe itangazo ko gukizwa bishoboka. Birashoboka ko umuntu yakizwa rwose muri 2023 akabana na fiance, ntasambane, ntamukoreho, ntajye muri ghetto y'abandi. Biracyashoboka. Haleluya. Tito 2:11. Ubwo buntu bw'Imana bwiture ku buzima bwawe. Tukivuga aya magambo y'Imana. Tito 2:11 tugeze ku 13. Ngo kuko ubuntu bw'Imana, ubuntu twananiwe kubuvuga nkuko buri. Kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza. Abantu bangaye. Kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse. Mureke twe kugira ubwoba bwo kubuvuga. Mureke tuvuge ubu buntu bubonerwa muri Kristo Yesu. Mureke twamamaza ubutumwa bwiza. Dore abantu barimo baragenda bakonja ngo byaha biragwiriye, bizarushaho kugwira, ntacyo bitwaye, n'abakizwa bazarushaho gukizwa. Uko niko bimeze mu gihe cya nyuma. Abezwa bararushaho kwezwa, n'abandura barushaho kwandura. Ariko ibyo si ikibazo cyacu, nta nubwo tubishinzwe. Kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse, kereka uwo butagezemo. Hanyuma iyo bumugezemo rero, ngo buhita butwigisha kureka kutubaha Imana. Niba bwarakugezemo, ntibukwigisha iki? Wongere ubwakire, ntibwaje. Barakubeshye tukoresha aya magambo tukuvugiriza dusubirizamwe aha ngaha, ariko ntiwahuye nabwo. Kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse. Iyo buhageze butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kujya twirinda ubuntu atari pasiteri, atari kwaje umuvugabutumwa w'igitangaza. Ubuntu bwabwo bugira inyigisho. Umutima bwagezemo buha inyigisho, bukawuha n'imbaraga zo kubishobora. Ngenda kwigisha singuha imbaraga, bwo bumanukana inyigisho ivanze n'imbaraga zo gushobora icyo buvuga. Ngo bukatwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kujya twirinda, dukiranuka, twubaha Imana mu gihe cya none gikakaye girya. Hanyuma muri Bibiliya ijambo ry'Imana baravuze ngo ubwo buntu butwigisha kuzinukwa. Kuzinukwa. Ubuntu bw'Imana bumanuke muri iyi nzu buguhe kuzinukwa. Buguha guhurwa we, ukajya ubibona ukabona Yesu ni mwiza Mana yanjye. Ninde wundi wari kudukiza? Ninde wundi wari kuntabara? Ninde wundi wari kudutabara? Ninde wundi wari kudukura hahandi no muri bya bindi? Mwana dusengana ejo bundi yaradusekeje, Karongi yaravuze ngo inzoga yanyweye, utuntu tw'utuwayini na bya bindi byose uko zihumura aracyabyumva. Ngo niyo aciye mu muhanda uwo muhumuro arawumenya, kuko yari azizi ngo iyo basutse ngo amenye yariyo. Ariko ubuntu bwamuhaye kuzinuka inzoga. Nta muntu umufatiyeho icyuma agifite amafaranga yo kuzigurira. Ubu buntu aho bwageze butana kuzinukwa. Niba utarazinutswe ukiyorayora, turasaba ubuntu ngo bumanuke mu mutima wawe uyu mugoroba, umanuke mu buzima bwawe uyu mugoroba. Ndakwigenza ubusabe uvuga uti ntago nabwakiriye burya. Nimba nkiyorayora sinabwakiriye, ndasaba Mwami ngume kubwakira uyu mugoroba. Haleluya. Ngubwo buntu butwigisha kuzinukwa imico mibi. Imico mibi yo kutubaha Imana no kurarikira iby'isi. Kurarikira iby'iki? Niba kurarikira iby'isi bitarigeze bigabanuka muri wowe, ukibirarikiye nk'uko wari ubirarikiye utarakizwa, ukeneye ubuntu uyu mugoroba. Iyo buhageze butumara mu irari ryabyo.
tugasigara tubikoresha nk'ibikoresho bimwe tugatandukanywa nabyo burundu. Ariko nagiye mbona abarokore bamwe baza mu nzu y'Imana, none uko baje mu nzu y'Imana urukundo rw'ibyisi rukarushaho kugwira. Ubwo bahuye n'ubuntu rata, bahuye natwe abavuga ubutumwa baradukunda, bahura n'amadini yacu, ariko urukundo rw'ibyisi rutagabanutse ntabwo ubuntu bwagezemo. Ubuntu buguha gukura amaso hano bukayerekeza aho tugana, kandi ugituye inanga ukiri na mutoya. Hari abantu batoya bashobora kuvuga ubwo nuko mushaje n'ubundi mwegereye urupfu. Ubuntu buguha gukura amaso ku isi ukiri muto. Nibaza se ko Stefano yarashaje, ariko ubuntu bwamukuye inaha umuha gutumbira ibyo abikiwe mu ijuru. Ntimugire ngo rero ubwo buntu nubwo mwisezerana muri Bibiliya gusa ngo none nyuma y'imyaka 2000 ntibugihari. Ikitubwira ko buhari nuko hari abahungu twabubonanye ari bato, tukagira inkumi tububonana ari bato, tukabonana abagore n'abagabo, abatunze n'abadatunze. Ubwo rero buracyakora. Haleluya, Mana nishimwe. Ubwo buntu butwigisha kuzinukwa imico mibi yo kutubaha Imana no kurarikira iby'isi, kugira ngo muri ibi bihe bya none tumenye kwifata. Mwumvise ko bwigisha no kwifata? Muri ibi bihe bya none tumenye kwifata, tugire n'imibereho itunganye yo kubaha Imana. Reka shyiremo nkaka kugira ngo kabe urugero, ariko niba utoboye amatwi kugeza hano uhumure, igihe kizagera amahereno yakuremo. Ariko reka nitangira urugero kugira ngo mubyumve bijya mu buzima busanzwe, sibyo? Nago nahuye n'ubuntu nari ntoboye kabiri. Nahuye n'iki? N'ubuntu nari ntoboye kabiri. Ngo none maze guhura n'ubuntu nongereho indi myenge 3. Haleluya bakobwa, haleluya. Nago nahuye n'ubuntu nambaraga ijipo irenze kwiviho gatoya. Ngo nimpura n'ubuntu ijipo nyizamure. Nukuri ko nukuri. Uko nukuri. Iyo nahuye n'ubuntu niba butari ubusa ishobora kuguma hariya, ariko ntiyazamuka. Iyo nahuye n'ubuntu niraburaga ntabwo icyo gihe ari bwo ngura mukorogo. Iyo nahuye n'ubuntu mu nyumve, iyo twaje muri Kristo twaramaze kwikoroga, ntacyo bitwaye, ugomba gukomeza ukisiga kugira ngo utaba kijuju. Yewe ndabakunda kandi turakundana, kuko ubiretse byaba ikibazo, kandi Imana n'ukuri nta kibazo ifite. Ariko kandi ntabwo mpura n'ubuntu niraburaga ngo bari bwo ntangira kugira gute kwikoroga. N'ukuri ntabwo ari byo, ntabwo ari ibyo nshuti z'Imana. Ubu buntu buduha guhurwa bidafite umumaro. Nirabura, ndi inzobe, ndi mugufi, ndi muremure, Imana yakorana nanjye kandi cyane, kandi cyane. Kuba beza si bibi, kumva feeling good si bibi, ariko burya impamvu ushakira gufiringa good mu wundi mwenge wa kane nuko ubuntu butahageze. Impamvu gufiringa good ari uko wicaye ku mazi gusa, hanyuma wowe uri mu nzu yawe udashobora gufiringa good, ubuntu ntiburahagera. Iyo ubuntu bwahageze dufiringa good turi mu nzu ihengamye, tugafiringa good turi twenyine, twajya no ku mazi tugakomeza tugafiringa good. Ntago bizira ahantu runaka, ubuntu buba butahageze. Iyo ubuntu bwaje ntabwo ngira ya loneliness intera kujya gushaka inshuti zitagira umumaro. Ngurumva ngo mfite urungu ngo ngomba kugira umukope, mu boyfriend n'umugirlfriend ngo mpaka message, nuko ubuntu butahageze. Ubu niyo buhageze ushira irungu, wowe wifuza kumva icyo umwami wavuga. Gukundwa ni byiza no gukunda ni byiza, ariko iyo ubuntu bwahageze ntago wuzurizwa muri boyfriend ngo wuzuye muri girlfriend kuko message yaje. No. Ubu niyo bwahageze buruzuza icyuho cyo mu mutima kikuzura, tugora dukumbuye kumva icyo Imana ivugana natwe. Bakobwa banjye, bahungu banjye, nshuti z'Imana, mureke twishakire Yesu. Niba ubu buntu butarageze ngo butugenze gutya, idini ryaratubeshye. Mureke twishakire Yesu. Mu mpera z'uyu mwaka upfukame mu masengesho, mubwire utubu buntu bwanditse muri Bibiliya nibwo nshaka, kandi buraryoha. Iyo butaryoha ntabwo Stefano wari kumutera ibuye rya mbere ngo bamwongere rya kabiri atarabivamo. Iyo butaryoha ntabwo Paulo wari kumubwira ati nyiri uyu mushumi turamuboshye, nagera i Yerusalemu arabohererwa, ngo avuge ngo uretse no kubaho niteguye no gupfirayo. Iyo butaryoha ntabwo intumwa za Yesu ziba zarapfuye zizize ubu bwami. Iyo butaryoha ibihumbi n'ibihumbagiza by'abakorera Imana bakarinda bagera mu rupfu no muri ibinyejana byacu ntabwo byari kuba bihari. Ubu buntu ni buzima, ubu buntu buraryoha. Iyo butaryoha nta kintu cyari kuba kirimo kunsakurisha muri kano kanya. Nari kuba nicaye iwanjye
kiza akaguru ku kandi ndimo kunywa icyayi muraryoha reka basogongeye haleluya haleluya yabuduhaye ntacyo aduciye nshuti z'Imana butangira ubuntu nk'uko bwitwa ntabwo avuga ngo wari waragerageje ngo reka tubuguhe oya busanga bapfuye bukatuzura bukatubeshaho bukadukura mu kurorongotana bukatubeshaho ntabwo avuga ngo wari ugereranyije. Hari igihe abantu banyarekeye bavuga ngo ariko ngo urabona ngo n'ubundi wari umwana mwiza ayiwe nkababwira ni mu bigaragara kamwibanga bizwi n'Imana. Haleluya haleluya. Ubwo buntu butwigisha kuzinukwa imico mibi yo kutubaha Imana no kurarikira iby'isingiye kubarekura mutaha isaha zageze kugira ngo muri ibi bihe bya none tumenye kwifata tugire n'imibereho itunganye yo kubaha Imana. Hanyuma ntitugarukire ino murebe mu murongo 13 ngo dutegereje turategereje. Haleluya. Ubuntu butumenyesha ibyo dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzabyara ari byo kuzashaka umugabo ari byo kuzubaka inzu hatari muri Kigali byiringiro by'umugisha ari byo kuzajya muri Canada byiringiro by'umugisha byo kuzajya muri Amerika kubona green card. Ibyo ni ibyiringiro yes ariko si ibyiringiro by'umugisha ntabwo ari blessed hope. Dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka kubwiza bwa Yesu Kristo ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Ubu abasogongeye ubuntu turamutegereje. Haleluya. Kandi tumutegereje atari ibyo twigira si inkuru zimuha mu mutima wanjye n'abandi bagezwe mu ubwo buntu ni inkuru z'impamo. Haleluya haleluya. Ibyanditswe byahindutse ibyacu. Kurya bari baravuze ngo azavuka imyaka igahita Isaka avuga ati dore ikimenyetso Imana ibahaye. Mbega ibintu byari bimeze nk'imuha mu myaka ye hagashira imyaka 100 ngo dore ikimenyetso Imana ibahaye dore ibahaye umwana w'umuhungu. Abigiye cye barapfa barashira ariko umwana w'umuhungu yaje kuvuka yitwa igitangaza yitwa Imana ihoraho yitwa umujyanama. Haleluya. Uko byagenze abamarayika baraje babwira abigishwa baramwe ngo ukumubonye azamuka ngo niko azagaruka. Ntago tubisoma muri Bibiliya ubuntu bwarabifashe bubihindura ubuzima mu mitima yacu. Ntago tumutegereje twigirisha ntago tumutegereje duhangayitse turamutegereje turabizi neza mwuka w'Imana hamanya n'umwuka wacu kwijuru rihari kandi ko tuzarijyamo. Haleluya. Iyo ubuntu bwahageze buzana ibyo ngibyo byose. Niba bidahari bikimeze nk'impuha wongere wisabira ubuntu uyu mugoroba Imana itugirire neza. Haleluya. Revo ya kabiri ndangiza muri bwa ya revo ya mbere ko tumwivomeramo imbaraga zidukiza. Haleluya. Iyo zimaze kuza rero izigukiza zagukirije ibyaha ukabibona zikanyiza impagarara n'ubwoba bw'isi. Mana yanjye imihangayiko ikanshiramo ari genya nikoro nkibaza niba mfite ubwenge navuga nari ko ubusibye ubwenge burahari ko ntahangayika. Haleluya. Iyo amaze kudukorera ibyo ngibyo akora mu muntu wacu w'imbere ntabayifuza ko bigarukira aho ngaho. Mana ishimwe cyane. Ukamubona yagutabaye wari warabuze ibitotsi ukabona arabiguhaye. Wari umuntu utagira umunezero ukabona arawuguhaye. Utazi uko guseka byasaga ukavuga ati Yesu yangezemo ibitwenge biraza. Abashaka tujya kuri rev ikurikiyeho noneho uretse imbaraga twavomye muri we akivuza ko izo mbaraga noneho aziduha zikaba umugabane wacu zigakorera muri twe. Kwibutse ko Yesu nta shyara afite ngo avuge ngo bazanduta ngo abantu ngo nimbaha imbaraga nyinshi ngo bazanduta ngo bazavugwa cyane ngo bazamamara ahubwo nibyo ashaka. Yaratubwiye ngo muzakora ibirenze ibyo nakoze ko ngiye njya kwa data. Imana ishimwe cyane. Rero rivikurikiyeho niyo gutunga imbaraga z'Imana. Haleluya. Muri ubu bwami ntawe Yesu ashaka ko atsindwa. Nta muntu yahamagariye gutsindwa. Muba mukurikira ntawe yahamagariye gutsindwa. Luka 10:19 aravuga ngo dore mbahaye ubutware. Bari babandi 70 bagarutse. Baza bamubwira ati abadayimoni batwumviye mu izina ryawe. Haleluya. 19 aravuga ngo dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na scorpio n'imbaraga z'umwanzi zose ntago ari zimwe na zimwe. Mbahaye ubwo butware izo mbaraga zizakorera muri mwebwe. Mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na scorpio n'imbaraga z'umwanzi zose kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Rwose nta kintu kizagira icyo kibatwara. Gibaye nk'igisa nk'ikigize icyo gidutwara si uko ubwami bw'umwijima bwagikoze ahubwo nuko ijuru ryabyemeye.
Imana nishimye. Yesu yasubije abendaga kumwica bamubaza, udamubaza ngo urabizi ko mfite ubutware bwo kukwica no kugukiza? Aramubwira ati nta kintu ushobora gukora utagihawe n'ijuru. Ubutware n'imbaraga bibikiwe muri twebwe. Haleluya. Yarababwiye ngo ntibishimire ko amadayimoni abumvira, bishimire ko amazina yabo yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Ariko hari igihe tugira ngo kuba amazina yacu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo birahagije, ntibikeneye imbaraga. Byombi ni ibyacu. Nari mvuze ngo byombi ni ibyacu. Amazina yacu yanditsweyo kandi yagezeyo, nta cyenda kuyihanagura, ariko n'izi imbaraga ni izacu. Ngo mbahaye imbaraga muzakandagira inzoka na scorpion, ni imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Niba hari umugabo utarashyashyaga ni Yesu, yaza kubona hari icyo byadutwara aba yarabitubwiye nabyo, akavuga ati muva mugende mwigengesereye, dore imbaraga z'umwanzi zirakaze zizabamira bunguri, aba yarabivuze. Haleluya. Ariko ntajijisha, ariyizeye n'imbaraga ze zikorera muri twebwe. Imana nishimwe. 24:49 Luka, ikandekera orefu ya gatatu nituyigeho, kubw'ubuntu bw'Imana tuzabivuga turi masengesho. Kandi dore ngiye kuboherereza ibyo data yasezeranye, ariko mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye hehe? Mu ijuru. Imbaraga zidukoreramo sizinaha, sizo mu nganda zinaha, siza pirate, sizinango zizatwarwa n'ibiza, sizinango intambara niziza zizazitwara. Imbaraga zidukoreramo zivuye mu ijuru. Haleluya. Reka duhaguruke dusenge. Ibi ndabikubwira ngo ukangurira kuba mu masengesho. None izi imbaraga ko zihari tukaba twarazihawe, kuki tutazibona? Imana yaravuze ngo ikunda abayikunda, ariko abayishakana umwete barayibona. Umwami Imana agutera kete ko gushaka Imana. Tuzatangira amasengesho yo kwiriza no gusenga kuwa mbere. Umwami Imana agutera kete, uyirize, ushake mu maso y'Imana, umusabize imbaraga. Umwami Imana agutera kete, dukora amasengesho dufungura ni mu mugoroba, agutera kete wukore seke kuko izo mbaraga urazifite. Agutera kete ubyuke ku buriri bwawe. Akunda abamukunda, ariko bamushakana umwete baramubona. Agutera kete ntugarukire bugufi. Imbaraga ntizihere muri Bibiliya ngo zihere mu nyandiko, kandi ari umugabane wawe. Muri ubu bwami nta muntu Imana yifuza ko yaba umunyantege nkeya. Intege nkeya zacu ni ukwibuka ko turi urwabya rworoheje, ariko Imana isukamo imbaraga zayo. Twahamagariwe twese guhagarara dushikamye mu byo twizera. Ese wabishikamo mu gututanabizi? Reka iminsi yo masengesho, iminsi yo gushaka mu maso y'Imana, utinde mu byo wizera kugira ngo bishikame mu bizi. Soke ubyuka ku buriri bwawe, ushake mu maso y'Imana, uvuga uti izi imbaraga ko zihari, ko ari umugabane wanjye, kuki zidakorera muri njyewe? Mwami nje kugushaka. Waravuze ngo abagukunda urabakunda, ariko abagushakana umwete barakubona. Waravuze ngo nitugushakana umutima wacu wose, ngo uzemera ubonwe natwe. Muri make muri ubu bwami nta muntu wagenewe kubaho ibintu biri superficiel, biri superficial. Ibyo si ibyacu. Yifuza ko tumushaka n'umutima wacu wose, tumushaka n'umwete wacu wose, hanyuma nawe akemera akaboneka. Reka tumuzamure amaboko dusenge, ubwire tuzo mbaraga zikorere muri nge, ubwo buntu bukorere muri nge. Data ndagushimira ko watuzanye kugira ngo twumve amagambo yawe, watuzanye kugira ngo tukubwire ibyuzuye umutima, watuzanye kugira ngo tubwire utwibutse iby'ubwami bw'imbaraga twavukiyemo, iby'ubwami bw'imbaraga tubarizwamo. Si ubwami bw'intege nkeya, si ubwami bwihonga, si ubwami bwigura, si ubwami bwabuze uko bugira, si ubwami bwashobewe, ni ubwami bw'imbaraga. Uyu mugoroba tukuzamuriye amaboko ngo dushoboze mwami w'aba, ubwo buntu butahe mu mitima y'abahungu n'abakobwa, ubuntu bukiza ibyaha, ubuntu bwesha umuntu agakiza, ubuntu butera umuntu kuzinukwa. Reka abahungu n'abakobwa tuvomere mu mbaraga ziri muri wowe Yesu, imbaraga zidukiza twese, imbaraga zidutabara twese, imbaraga zihinduka umugabane wacu. Twuzuza inyota yo kugushakana umwete. Reka muri twebwe ntagire usigara atinjiye mu bihe byo gusenga, atinjiye mu bihe byo kugushaka. Yatangira ijoro, yakomeza ku munsi wese umuteye inyota, umuteze inyota n'umwete wo kugushaka. Agushakana umwete kugira ngo ibyo wagennye ko bizakorerwa muri we hatabuzemo na kimwe abihabwe, kugira ngo uburiganya bwa Satani butamwibagiza, bukamubwira ko ari umunyantege nke, bukamubwira ko yavukiye kuruha, nyamara ari igikoresho cyawe, ari intorezo urwanisha, ari inkota ukoresha. Umwanzi atamuriganya, akagarukira bugufi. Teza umwete imitima yacu yo gushaka mu maso ha, teza imwete imitima yacu twe kugarukira bugufi. Ndagushimira ubuntu watunyanyagijeho, abari abanyantege nkeya, abari abanyabyaha, kaduhindura abakiranutsi.
ukatwuzuza imbaraga zawe. Reka ubwo buntu bwawe busage mu mitima y'abahungu bawe n'abakobwa bawe. Ubwo buntu budushoboza bwuzura mu buzima bwacu. Ufite icyo agambiriye mu mutima we, ufite icyemezo afashe, ubwo buntu bumushorere kandi bumushoboze. Urakoze mwami mwiza, tuguhaye icyubahiro, tugushyize hejuru. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Mwami Yesu abaho umugisha, mwakoze kuba mu nzu y'Imana. Ku munsi w'ejo hazaba hari abantu bitanze gusigara hano bakira ibyo tuzazana. Rero ntugende, ntuzabure ejo kutugezaho ibyo bikoresho, imyenda tuzashyira bari abagororwa. Umwami Yesu abaho umugisha. Reka turamukanye hanyuma duhane lift dutahana amahoro ya Kristo.